kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro, umurava kumbabarira, isezerano dufitanye risunika hera ku birenge bye. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data. Uyu munsi nanone tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira ku ijambo riri muri Zefaniya igice cya 3 umurongo wa 17. Uravuga ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Haleluya. Shima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba, muri byose amahoro wangabiye. Hano turabona umurongo ujyanye n'umunsi w'Uwiteka, umunsi Imana yateguye ko guhemba no kugororera abakoze neza no kugarura abantu bayo mu muryango wayo. Cyane cyane hano turabona ko n'Abisirayeli bavugwa, ubwoko bwa Isirayeli bwaratatanye, ariko Imana izabagarura muri Isirayeli mu gihugu cyabo. Ibyo kandi byarabaye. Kugira ngo rero tuhumve neza, reka duhere ku murongo wa 14 tugeze ndetse ku wa 18, kugira ngo twumve insanganyamatsiko irimo y'Imana yitegura gukora, yuko Imana yiteguye kutugirira neza niba tugumye muri yo. Ngwiririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura Isirayeli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose, wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Umwami wa Isirayeli ari Uwiteka, ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Haleluya. Uwo munsi i Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebuka. Umurongo rero twigaho n'uyu ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Nzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe, bavunwa n'ibibakoza isoni. Haleluya. Hano turabona umugambi w'Uwiteka kuri wowe, umugambi w'Uwiteka ku muryango wayo. Umugambi rero w'Uwiteka ni mwiza, kuko irashaka kutubabarira, noneho ikongera kuduha urugo rwiza, kuduha umuryango mwiza, ahantu hari umunezero, hari ibyishimo, ariko irashaka ko tuyigarukira, tukayumvira, kugira ngo ishobore gukora biriya bintu byose. Uwiteka rero icyo ishaka gukora nuko ikuyeho imanza yari yaguciriye, ndetse n'abanzi bacu ibakabajugunya kure. Ibyo ngibyo nibyo izigiza kure y'umuryango wubaha Uwiteka, umuryango wumvira Imana. Uwiteka rero
iyo aje akaba muri twe, akaba mu muryango, akaba mu mugabo, akaba mu Uwiteka, umwuka wera akaba mu mugore, mu bana, umuryango ukaba uri mu Mana, turi muri Yesu, icyo gihe nta kintu kibi, nta kintu ushobora gutinya, ntuzongera gutinya ikibi ukundi. Icyo gihe rero uwo munsi tuzaba twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu mu rugo rwacu, mu muryango wacu, nta kundi bizagenda. Ni ukuvuga ngo Uwiteka Imana izaba yaje gutura muri twebwe, izaba ituye mu muryango wacu, kuko ituye muri buri muntu wese, kuko tuzi ko umubiri w'umuntu ari urusengero rw'Imana. Imana rero izaba iri muri twebwe, iri mu muryango, kandi Imana ni intwari, irakiza. Intwari ni ukuvuga umuntu urwana akanesha. Imana yacu rero nta kijya kinanira, ifite amaboko akomeye, niyo mpamvu itubwira ngo twe gutentebuka. Uwiteka niwe ntwari yacu kandi irakiza, yagukiza abanzi, yagukiza indwara, ibyo byose Imana iragukiza, noneho iguhe umunezero, ibyishimo mu muryango, itunezererwe mu muryango. Nta kindi rero Imana idusaba uretse kuyegera, uretse kuyumvira, kugira ngo abakumbuye guterana kwera kw'abana b'Imana bahore banezerewe, nta bintu by'urukozasoni bibabamo. Uwiteka rero ashaka kugarukira ubwoko bwe, bityo abatatanye bose, abarwanya cyangwa abanzi ba Isirayeli bose, igashaka ko Uwiteka aza guturana n'ubwoko bwayo. Umva se atari ibintu binejeje? Biranejeje, kuko Uwiteka yaje guturana natwe, tugendana nawe, abamarayika bagenda baturinze kubera ko barinze Uwiteka. Natwe iyo dufite Uwiteka muri twebwe, abamarayika bagenda baturinze. Turarinzwe rero, turarinzwe nk'abana b'Imana. Imana rero izanezezwa nuko twemeye kubana nayo buri gihe, tuyumvira, tukayizera, kandi tukumvira, tugakurikiza amategeko iduha yo kuyikunda no gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ibi rero nibyo biyishimisha, bigatuma nayo iririmba. Haleluya! Wowe wumva wahitamo iki? Twahitamo kwegera ku isoko y'ibyishimo, kandi nta handi ni muri Kristo Yesu. Ni muri Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe soko y'ibyiringiro byacu, y'ibyishimo byacu, kuko byose iyo tuyumviye, kumvira Uwiteka bizatuma umuryango wacu uhora mu byishimo. Haleluya! Uwiteka rero abane namwe kandi akomeze kubarinda, mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen.